Nongeye kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Uyu ni umwanya tubagezaho bimwe biba byarasohotse mu binyamakuru, ariko uyu munsi tukaba turi burebe inkuru imwe gusa, aho tureba urutonde rw'insengero ziherereye mu ntara y'Amajyaruguru zigomba gukurwaho cyangwa se gusenywa, turamutse tubivuze mu kinyarwanda cya nyacyo. Izi nsengero zikaba ari insengero basanze mu gushaka izujuje ibisabwa zo zitanakwiye kuba ziriho bitewe n'impamvu zitandukanye zigiye zisangije. Turahera mu karere ka Burera. Mu karere ka Burera hagomba gukurwaho urusengero rwa EAR Mubuga muri paruwasi ya Rugengabari, urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Musekera, urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Rukoro, ADPR Kagogo, urusengero rwa Methodiste, ADPR Hanika, EAR Gahunga, Seka Gisizi. Hanyuma mu karere ka Gicumbi hari Baraka Holy Church Mutete, hakabaho umusigiti wa Isilamu wa Yaramba, hakabaho Gofero Church Rwankonjo. Noneho twajya mu karere ka Musanze hakabamo urusengero rwa EAR Muhingo, AEBR Impano Kinigi, ndetse n'Ivugurura mu Bugorozi rya Remera. Tugiye mu karere ka Rulindo hari EAR ariko batavuze aho iherereye, iyoborwa n'umuntu witwa Dismas Ngendabanga. Hakabaho ADPR Gitare SDA cyangwa se urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Gatete, umusigiti w'Abayisilamu wa Nyamugari, hanyuma n'urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Base. Turacyari muri Rulindo n'ubundi, ariko hagati aho ngaho murutse gukora subscribe kugira ngo n'ubundi inkuru tuzadutangaza zijye zikugeraho ku gihe uko ukoze subscribe, kandi bayikora rimwe, ntabwo ukora subscribe buri munsi kuko ni rimwe gusa. Ikindi twibuka gusangiza inkuru zacu kugira ngo n'abandi nabo bazirebe. Tukiri rero muri Rulindo hari ADPR Karama, ADPR Busoro, EAR Mwumba, International Pentecost Holiness Church ya Mwumba, urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Butare, ADPR Ndarage, urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Ndarage, Methodist Church Ndarage, ADPR Gahororo, AFCR Gahororo, EAR Gahororo, ndetse na Kiliziya y'Abagatolika ya Gahororo, EAR Gatumba, Eglise Methodiste Gatumba. N'ubundi ni Rulindo. Tukajya kuri ADPR Gatumba, ADPR Karama, ADPR Gasizi International Pentecostal Holiness Church, ADPR Gaseke Kisaro, ADPR Kirambo, ADPR Nyaruvumu, AMRF Gitabage, hanyuma hakazaho na ADPR Mahoro Assemblée de Dieu iyoborwa na Sibomana Obadia, ADPR Ruvumba SDA cyangwa se urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Gashoro, hakabaho na Sikisare Gatolika ya Karwa, ndetse na EAR Muhororo. Zose hamwe ni insengero 39 zigomba gusenywa mu karere ka Rulindo, zikaba zihuriye ku bibazo bitandukanye. Hari izimeze nka hangari, za hangari ubona bandikamo ibigori, ahakabaye inkuta ari amabati ndetse bisakaje n'amabati zihengamye. Hari izishaje, hari izubatse mu manegeka, hari izifite ibibazo byinshi usanga rimwe na rimwe, usibye no kuba bavuga ko ari urusengero, itaba ari n'inzu wakororeramo amatungo. Izo zose rero bemejwe yuko zigomba gukurwaho, hanyuma ahubwo
icyo tutaramenya ni niba bari buzikureho hanyuma bakabona ibyangombwa byo kubaka izindi, usibye yuko haba ari ahantu hatari mu manegeka hemerewe kubakwa bikurikijwe n'igishushanyo mbonera. Ubwo bazabemerera bubake izindi. Hanyuma rero aho izi nkuru zigiye zisohokeye, uko tugenda tuganira n'abantu batandukanye, usanga hariho komantere cyangwa se gutanga ibitekerezo bigiye binyuranye kuri iyi ngingo, aho abantu bamwe bibeshya yuko ngo ari ibyahanuwe biri gusohora, ariko nk'uko Makida Media Rwanda muzi ko tubereho kwigisha, ntabwo ari ibyahanuwe biri gusohora, ahubwo ni amabwiriza agomba kubahirizwa, kuko murabizi neza ko usibye n'isengero n'inzu y'umuturage iyo idakwiye, hari icyo leta ikora, ya nzu bayikuraho, wa muntu bakamufasha kubona aho aba akwiriye kuba guturwa n'umuntu. Ntabwo rero ari byiza niba amazu abantu babamo habaho regulation ziyareba ngo insengero zo zirorere. Ijambo ry'Imana ngo niryo rivuga ngo mufite inzu nziza, hanyuma njyewe nta nzu mfite yo kubamo. Bakunzi ba Makida Media Rwanda rero, abiga amashanyarazi nababwiye yuko dukwiye kugenda twigaragaza kuri ya nimero yacu ya telefone kugira ngo tumenye aho tugeze, niba abantu bose turi kumwe cyangwa se niba dukwiye gusubira inyuma. Twari twavuze yuko ku itariki 20 z'uku kwezi nkuko twateganyaga ko aribwo twatangira gusubira inyuma, tugatangira kuri zeru, n'uwacikanwe akongera akabireba. Usibye ko wemerewe no gusubiza inyuma videwo zacu ukareba, ariko kandi muri iki cyumweru turatangira n'ubundi kwiga duhereye kuri zeru. Mukomeze kugubwa neza, muryoherwe kandi mubone umugisha mu bikorwa byanyu. Turi kumwe, turabashakira ibintu byinshi bibungura. Murakoze kandi turabashimira ko mudukurikira.